sinzi ko mutumva ubwiza bw'Imana hano hantu. Amen. Narindi hariya nicaye abaririmbyi bari kuririmba numva ngize umwuka wo gusenga. Yesu nashimwe cyane. Abantu bazi ibintu bajya basenga cyane kugira ugire umwuka wo gusenga nuko aho hantu haba hari ikirere kimeze neza. Imana nihimbazwe cyane. Imana ireze umugisha worship team kubwo kudufasha bakadufasha kugira ngo tugire ikirere cyiza nk'icyo ngicyo. Hari ukuntu ujya ahantu ukavuga se nagiye gusenga cyangwa just ariko njye namaze kumva presence y'Imana. Maze kumva presence y'Imana. Imana ireze umugisha abakozi b'Imana bakora umurimo wo kuririmbira Imana. Imana ikibaha umugisha cyane kandi ababitanze cyane. Murabizi ko turi mu gihe abenshi bagiye mu bizamini ariko nakuriye amakuru numva ko ku gatandatu baretese. Hari ibizami ntabwo bigeze bavuga ngo dufite ibizami, barahuye bararepeta. Imana ibaha umugisha. Reka twakomere amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Imana icyubahiro nanone kubw'abashyitsi twagize. Nabonyemo abantu tubona bagiye baza ari ubwa mbere, turabakunda cyane. Aha ni mu rugo iwanyu, mwishime kandi mugubwe neza. Nagiriwe n'umugisha cyane, nabonye umukazini wanjye waje gusenga. Imana imuhe umugisha, imugirire neza cyane kubw'imbaraga z'urukundo rw'Imana. Ndabasabira umugisha mwese. Imana ishimwe cyane. Dusenga Imana. Ndagusaba ngo usenge ushimira Imana. Amen. Iri sengesho rigira isengesho ryo gushima. Iminota 2, sibyo? Ndabizi dufite ibintu twifuza, ariko muri ino nyigisho turi bwige uyu munsi hari ikintu ejo bundi Imana yanyeretse. Nari nateguye inyigisho turi bwige. Inyigisho turi bwige maze kuyibwiriza ahantu habiri. Nayibwirije muri Muhoza TV, nyibwiriza no muri ministeri yitwa Prayer Members. Ni inyigisho ivuga ngo urukundo rw'Imana cyangwa se the most important thing than gifts. Ikintu kiruta impano gukomera n'urukundo. Ariko ndaza kubabwira ikintu cyambayeho mu minsi ishize kinera ko muri iyi nyigisho Imana imbwira ikindi kintu nongeramo. Ariko reka dusenga Imana kubera ko reka nyibabwire kugira tubone uburyo dusenga. Ejo bundi nafashe basi ya Niyayisiti, nari ngiye Yenikenti, kandi abantu bazi Yenikenti ngira ngo iyo bisi irahagarara, ariko ntiyahagarara, irakomeza ahubwo iragenda igera Niyayisiti mu kigo. Akenshi ngiye ibintu nk'ibyo bimbaye sinjya mbabara kubera ko mba mbizi ko hari ikintu Imana ishaka kunyigisha muri urwo rugendo rwanjye. Nahise mvuga ngo Mana ndi ready kwiga icyo ushaka kunyigisha. Ngeze Niyayisiti hari bisi zindi zari kuza nari kuzitegereza, ariko umwuka w'Imana arambwira ngo genda n'amaguru. Ndamanuka genda n'amaguru. Imana inyuza kuri side yahari ahantu bashyingura abantu. Yambwiye ikintu gikomeye cyane. Arambwira ngo Muhoza muhungu wanjye, abantu bose ureba hafi ya bose bararimbutse. Barimbuka igisabwa cyose naragikoze. Barimbuka naratanze umwana wanjye w'ikinege kugira gusaba mwizera abone ubugingo. Arangije arambwira ngo uri murigisha abantu ngo bakundane, ariko bongeremo n'urukundo mbakunda, kubera ko na n'ubu bari kurimbuka. N'ubu turi kuvugana hari abarimbutse kubera just kwakira Kristo byabananiye. Umuntu agaterana Monday Sunday akajya mu makoraniro menshi, ariko ijambo rito kurivana mu kanwa ke bikanga. Nk'uko Imana arambwira ngo bari kurimbuka. Nyeretse zarimva nyinshi sinjya ninyimva, ariko ngewe nizera mu ijambo ry'Imana rivuga ngo greater is he than me than he is in this world. Buri muri njye ruturi mu bisi, muri njye harimo umuremyi, kandi abadayimoni ni ibiremwa. Si byo se? Ibiremwa byatsinda umuremyi se, umuremyi atuye muri njyewe. Narahaciye ndavuga ngo umwuka w'Imana akomeze inyigishe. Ariko ikintu cyambwiye hose nagiye nsoma kabisa nkabona batoya, suko nari sanzwe nzi imva, ariko icyo gihe Imana hari icyo yashakaga kugira twige cyane. Niyo mpamvu ndashaka kwinyigisho ntabwo ari ndende, murabizi nawe njya mbwiriza umwanya muremure. Nasabye Imana ko izajya imfasha message izajya Imana ajya nyitanga mu minota itarenze 25, kubera ko nanone ibintu byabaye birebire birarambirana. Ariko ako karaka introduction, mwumve kugira Imana yemera ibyo bintu byose bimbeho kugira iyi message izatambuke. Yesu nashimwe cyane. Turaza kwiga urukundo dukwiye gukundana, kubera ko uzi Imana agomba gukunda. Ariko ngira ngo Imana yaravuze ngo Muhoza uri kubwiriza ibintu byiza, ariko ukeneye nanone kugira uvuge ko urukundo nkunda abantu. Gutya ijwi ngenda ryumva riri clear ati Muhoza aba bantu hafi ya bose bararimbutse. Ikibabaje si uko barimbutse gusa, n'ubu hari abakiri kurimbuka, kandi ibintu byose narabikoze just to receive Christ bikanga. Umunsi umwe umugabo bita Mose, Abisiraheli inzoka zarabariye zibatera ubumara bagapfa. Imana ibwira Mose ngo Mose rero
ushobora gusaba ufate inzoka y'umuringa cyangwa se just nyine itari original, itari inzoka nyanzoka, ubazi mu muringa ikintu kimeze nk'inzoka, kimanike hejuru, ubabwire ngo buri muntu wese ufite ubumara bw'inzoka zamuriye arebe iriya nzoka arabaho. Ndababwiza ukuri ikintu cyabaye, bamwe barakize nk'uko n'uyu munsi tuvuga Imana. Yesu nashimwe cyane. Sinabeshya, natangiye kuri YouTube kuvugiraho mvuga ubutumwa ndi muto, nta kindi kinjyanye ari kugira ngo abantu bakire Kristo, ariko na n'ubu uretse nanjye n'abambanjirije abantu baracyarimbuka kandi bumva ubutumwa. Nuko no mu gihe cya Mose byari bimeze. Birababwiye ngo just murebe iriya nzoka murabaho, nk'uko tubabwira abavuga ubutumwa ngo abantu barebe Kristo barabaho, ariko abantu bakinangira, umuntu akarinda abura umwuka agapfa, abarebye inzoka bakabaho. Yesu nashimwe cyane. Icyo kintu kirakomeye inshuti y'umusaraba, kugira ngo Imana imbwire ngo muhoze abantu barimo bararimbuka byose narabikoze. Ndagusaba gusa ushima kubwira Imana, Imana ndagushimira ko watanze umwana w'ikinege agapfa kubw'ibyaha byanjye. Ndagushimira ko wanyemereye kunza muri ano materaniro. Ndagushimira ko mfite amagara mazima. Yesu nashimwe cyane. Kamere Imana imuhumugisha, yabishimiye ku bwa mama we, kandi turizera tudashidikanya ko Imana izakomeza kumurinda mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uriya magara ni ikintu gikomeye cyane, kuhumeka. Njya nkunda kubwiriza abantu babwira ngo ntukihebe. If you are still alive, you are a candidate of everything God in God's hand. Niba ugihumeka ukinjiza oxygen, carbon dioxide ukayisohora bigakunda, uri umukandida w'imigisha yose iva ku Mana. Yesu nashimwe cyane, kuko ibyaye byarangiye twagushyingura. So if you are still alive, n'abadukurikirana kuri YouTube, niba ukiri muzima, ndagira ngo mbwire ngo uri umukandida w'ibyiza byose biva ku Mana. Imana nihimbazwe cyane. Kadusenge. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Yesu Kristo twongeye guca bugufi papa. Oh data, warambwiye ngo byose warabikoze, ariko ubwoko bwawe buracyarimbukana n'uyu munsi. Ndagusaba ngo wumve ishimwe ry'abana bawe, wumve ishimwe ry'abasore ry'abakobwa bari aha hantu mwana. Turagushimira ko ukomeje kuturindira ubuzima, turagushimira ko ukomeje kuturindira imiryango, turagushimira ko agakiza wagiye utanga kuri bamwe mwana. Erega data ni impano y'ubuntu, nta kiguzi twatanze. Papa, hari benshi tunganiza isaha bamaze kwibagirana, ndetse imva zabo zamezeho ibyatsi, ariko twe turacyahumeka mwana, turacyahumeka papa. Imitima yacu iciye bugufi, turibuka henshi twanyuze, turibuka byinshi twanyuzemo, byari kuba byaraturimbuye mwana, ariko wagiye utuzigama. Hari amajoro atazigera yibagirana mu mitima yacu, twabonye ubutabazi buvuye iwawe. Hari igihe twabonaga bitazakunda ko dukomeza kubaho, ariko uduha ubuzima. N'ikirenze uravuga ngo mbise abana banjye. Icyubahiro no gukomera turabiguhaye Mwami Yesu Kristo, wo kubahana bose, amen. Murakoze gufatanya nanjye isengesho. Reka neza dufashe, bamuhe mikrofone, adufasha dusomere Pawulo yandikiye Abikorino 13:2. Turimo turiga impano iruta izindi zose. Urwandiko rwa mbere rw'Abikorino 13:2. 1 Corinthians 13:2. Amen, amen. Abakorino wa mbere igice cya 13 umurongo wa 2 aravuga ngo, kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Amen. Imana iguhe umugisha. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo, New Living Translation ikuvuga ngo, if I have gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains but don't have love, I'm nothing. Amen. Izi mana abantu benshi turazifuza. Abantu bifuza kuba abahanuzi beza, abantu bifuza kugira ubwenge bwinshi ndetse no kumenya ibihishwe, ariko Pawulo avuze ngo ibi byose nabigira nkabura urukundo, ntacyo naba ndicyo. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo rirakomeye kuba ngo if I have all this and I don't have love, I'm nothing. Ni ukuvuga ngo ntacyo uricyo. Kubera iki ntacyo waba uricyo kandi mu isi bakwita profeti ukomeye? Kubera iki ntacyo waba uricyo kandi mu isi bakwita apostle ukomeye? Kubera iki ntacyo waba uricyo kandi bakwita genius mu isi? Ni ukubera ko utaba ufite urukundo. Yesu nashimwe cyane. Pawulo wavuze bino bintu, ibi bintu byose yari abifite. Pawulo yari umuhanuzi. Pawulo
yabashaga kumenya ibihishwe ubwo yagize kuvuga ngo yagiye in the third heaven. Yesu nashimwe cyane. Pawulo ari mu bantu bagiye mu ijuru rya gatatu ari mu isi. Umwuka we warenze umubiri, areka umubiri buryo nk'iyo umuntu yapfuye roho yiwe imuvamo. Pawulo we roho yamuvuyemo atapfuye irazamuka ngejya mu ijuru rya gatatu ngo yumve ibivugirwamo. No kuvuga he knows the mysteries. Nayo umuntu warivirinze neza akavuga ngo the mysteries that were hidden for ages and ages was revealed, which is Christ in you, the hope of glory. Niyo wavuze ibyo jambo. Amen. Ngi ubwiru bwahishwe mu bihe n'ibihe bwarahishuwe aribwo Kristo muri mwe. Yesu nashimwe cyane. None uyu mugabo ari kutubwira ngo ibi byose ndabifite ndi umuhanuzi. Mbasha kumenya nkamenya ibihishwe. Nzi ubwenge bwinshi. Mfite kwizera nshobora kubwira umusozi ngo vari utabwe hari, ariko without love I'm nothing. Why umuntu udafite love aba ari nothing? Icyambere nuko abatazi Imana. Uko wakoreshwa n'Imana kose, uko umuntu yaririmba kose, uko umuntu yatura mu rusengero kose, uko umuntu yafasha abakene kose, adafite urukundo rw'Imana, Imana iramureka avuga ngo you are nothing. Kandi mwisi turakwita umuntu ukomeye, the famous person. Uyu muntu arakomeye, umuntu azi ubwenge, genius, afite masters na doctora muri physique na chimie, ariko Imana yagusuzuma yakura mu rukundo rwayo ikavuga ngo ntacyo uricyo. Bivuzwe na Paulo Simuhoza ndi kuvuga ngo ntacyo muri iki. Yesu nashimye cyane. Mwebwe ndabizi ko muri abana beza, ariko ndabizi ko ijambo ry'Imana itajya rizira ubusa. Imana nihimbazwe cyane. Ndashaka mbabwire kino kintu kugira mu cyumba. Kubera iki atinyuka kuvuga ngo you are nothing? Nuko Bibiliya ivuga ngo anyone who says that there is no God is a fool. Nabyo jambo mwariso. Ngo umuntu wese uvuga ngo nta Mana iriho. Bivuge gute? Niki mu Banyarwanda bavuga ngo ni igicucu. Amen. He is a fool. Rero no kuvuga umuntu wese utagaragaza urukundo nta Mana azi. Ni nka wa wundi n'ubundi uvuga ngo Imana niriho. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko Imana ni urukundo. Katubisome. Yesu nadusomere First Epistle of John cyangwa se urwandiko rwa mbere rwa Yohana 4:7. Ni wabeshya ngo umukozi w'Imana udafite urukundo. Oya. Amen. Yohana wa mbere 4:7 aravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Amen. Imana iguhumugisha cyane. Tukomeza no ku 8. Umwami aravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Amen. Imana iguhumugisha cyane. Mwumvishe impamvu Pawulo ari kuvuga ngo uramutse ubaye umuhanuzi mwiza ukamenya ibihishwe cyane, ukagira ubwenge bwinshi, ukaba wagira ngo kwizera kwinshi ku buryo ubwira umusozi ngo amusozi ubwira mu Kigali ngo tabwa mu nyanja igatabwa mu nyanja, ariko waba udafite urukundo ngo ntacyo uri kimwe kubera ko utazi Imana. Umuntu wese waba ufite zino Mana ariko akabura urukundo imbere y'Imana ntacyo aba aricyo. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya irabisobanuye, iravuze ngo ukunda abazi Imana sinye ya mbere izakwereka umuntu wahuye n'Imana muri byo by'ukuri ni urukundo. No kumubonana urukundo rudatoranya, urukundo rutavuga ibintu by'amoko n'ibindi, ahubwo urukundo rwubakiye kuri Kristo. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko Imana ni urukundo, Bibiliya iravuze ngo he who doesn't love does not know God, for God is love. Umuntu udakunda nta Mana azi kubera ko Imana ari urukundo. Simple definition of God. Imana ni urukundo. Kandi hasi yabivuze ngo kuko ukunda wese yabyawe n'Imana. Amen. Bene data, ihene si byari ihene, inka si byari inka, imbeba byari imbeba. Imana ibyari iki? Imana ibahumugisha cyane. Naye ngize ngo mugiye gutinya ngo ya turaba twigiranyije n'Imana. Aya, Bibiliya iravuga ngo niba ko kubyarwa n'Imana ugomba kugira materiel z'urukundo kubera ko Imana ni urukundo. Turaza kubyumva uburyo Imana ubwayo yita urukundo. Kuki yita urukundo ubundi? Kubera iki yita urukundo? Kubera ikivuga ngo uwabyawe nanjye agomba kuba afite urukundo. Hari abantu tuzi Imana nabi, abantu tuzi Imana nk'umwicanyi, tuzi Imana nk'ingome, ku buryo umuntu avuga ngo ibi bintu byose biri kumbaho ngo ni Imana iri kubitera ngo kubera nakijya gusenga. Jambo rivuga ngo my people perish due to the lack of knowledge. No kubera kutamenya gusa kuri gutera ibyo bintu, ariko Imana nishobora gutuma ibintu bya bitagenda neza ngo kutari kujya gusenga. Yesu nashimwe cyane. Reka neza dusomere ijambo tuzi. Abantu benshi turarizi kubera ko twaryigishijwe kuva kera.
ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 3:16. Ijambo ndarikunda. Amen. Ubwiswe yego Imana igumugisha. Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Imana igumugisha cyane. Ngiye kubasomera muri Bible mfite mwumva ukuntu havuga. Ndabizi ko Imana yaduhaye umugisha twumva icyongereza, sibyo? Katwasoma aravuga ngo ndi gusoma Amplified Bible. For God so greatly loved and dearly prized the world that he gave up his only begotten, muri bracket bakavuga ngo unique son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God so greatly loved and dearly prized. Imana yakunze abari mu isi. Ariko Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo yanahaye agaciro abari mu isi. Ujya mubona impamvu nyababwira umuntu w'agaciro? Ubu Imana ikubwiye ngo uri uw'agaciro, niye compliment y'umuntu yatuma udasinzira ukubwiye ngo ntabwo uri uw'agaciro. Amen. Niyo ijambo ritubwiye ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, si bigarukiye kubakunda gusa, no kubaha agaciro, ngo dearly prized them. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu turi ab'agaciro. Namva inyigisho zabwira ngo ntacyo muri cyo, ngo Imana ngo irihagije, ngo ntabwo ibakeneye, mujye mabwira ngo ntabwo mubizi. Amen. Ntabwo mubizi. Imana ikunda umwana w'umuntu cyane. Amen. Hari utuzi ubundi tudashobora gukorwa n'abamarayika. Ntabwo mujye mwibaza ngo kubera icyundi Imana byatumye yohereza umwana wayo, niyohereza marayika ngo aze kudupfira. Nubwo ko marayika ntashobora kurema, marayika ntabwo ashobora gucungura. Amen. Ibyo nutuzi dukorwa n'Imana gusa. Impamvu Kristo ari ijambo ry'Imana, ari Imana. Imana ni icungura. Yesu nahimbazwe cyane. Kandi Imana ni irema. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo kandi ikababonamo agaciro. Iravuga ngo nduwa agaciro. Nduwa agaciro. Ntukemere kisi kugira ngo ntabwo uri uw'agaciro. Ibintu birambabaza nk'iyo umuntu agegereye ngo muhunga abantu bahambira ngo ntacyo ndi cyo, ngo tuba dutuka Imana nshuti y'umusaraba. Kuko Imana yagukunze ikakubonamo agaciro, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Bibiliya y'Icyongereza yavuze ngo unique son, begotten, umwe utagira uwundi. Abantu bavuka ari ibinege baza agaciro ko kuri wenyine mu muryango. Imana iramwohereza kubera urukundo, because love. Niyo mpamvu Imana ari urukundo rero. Niyo mpamvu udashobora kubeshya ngo uzi Imana udakunda. Ntibishoboka. Niba Imana igera kuri extent ivuga ngo abantu bo mu isi ndabakunze, ariko mbahaye na valeur, kugira mbereke sinye ko mbahaye valeur, ngomba gutanga umwana wanjye. Amen. Dore rero ikintu cyatumye Imana ijyana niya isi bitari ngombwa, ngo ubushake bwayo hano kihishe. Haravuga ngo umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Imana yakoze byose. Yafashe umwana wayo utarigeze gukora icyaha. Niba hari ijambo rijya rimera agahinda, mwebwe ntabwo mujya musoma story ya Yesu ikababaza. Amen. Sinabese ngiye njya nisoma ikambabaza. Uzi umuntu kuba ataracumuye, kuba atarigeze abwira Imana nabi, kuba atarigeze akosereza Imana, Imana ikamugira igitabo, akaza akavukira ku mubaji, navukire ku mubaji gusa, akaza akabaho ubuzima bw'ubukene. Amen. Yesu nashimwe cyane. Cyo kuvuga ngo Yesu yambaraga ikanzu imwe, si bigarukira gusa, akaza abo yaje gucungura bakajya bamureba ngo iki kigabo gitewe na dayimoni, abo yaje kumenera amaraso, abo yaje gupfira ibyaha byabo, yakora igitangaza ngo yunguye imbaraga zikura ikuzimu. The Son of God, not giving up. Amen. Hari inkuru yane y'agahinda kurushaho. Mbere yuko twinjira mu nkuru y'Getsemani, Getsemani buri gihe iyo masomye ndarira suko babeshya. Iyo nsomye ira scripture ya Yesu Getsemani ndarira. Muri iryo joro ikintu gituma najya nanga n'abantu, Bibiliya tubwira ngo muri iryo joro ngo Satani yinjira muri Yuda. Sinzi ko abantu baso kamasomere abantu, niyo mpamvu nyababwira ngo nta mwanzi ngira ngewe, nawe ntukagira umwanzi. Umuntu ashobora kuba yemereye Satani akamukoresha. That's why the Bible says that
we don't fight with blood, people with blood. Ntabwo turwana bafite inyama n'amaraso, ntabwo turwana hano n'imyuka hano mu kirere. Nimusoma neza scripture baravuga ngo Satani yinjiye muri Yuda. Umubi ni Satani winjiye muri Yuda. Katubasome kugira muhumve. Hano mujya muvuga ngo Yuda no umugome nuko ayahaye access Sekibi, ariko Sekibi niwe mugome. Abo bantu uvuga ngo barakwanga bakugira nabi, sibo basengera Satani. Mana nishimwe cyane. Haleluya. Reka rero dusomere Luka 22:3. Amen. Luka 22:3 haravuga ngo Satani yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare wabo 12. Amen. Imana igumugisha. Simubyumvishe ngo Satani yinjira muri Yuda. Niyo mpamvu ugomba kuvuga ngo nta mwanzi mfite. Amen. Bibiliya iratubwira ngo dusabire abanzi bacu. Uzi impamvu? Ni ukubera ko nta mwanzi ugira. Umwanzi ugira n'umwe ni Satani. Amen. Ntabwo mubizi ko Stefano bamuteye amabuye akabasabira umugisha. Yari azi ibyo ari gukora. Kubera ko yavuga ngo manu bahane, bari guhana. Amen. Ariko yari abizi ko the devil is the one who is behind. Abakurwanya. Amen. Na Pamela yatanze ubuhamya bari yasibo pame. Ni umwuka wo mubi. Amen. Bari basengeye bagakizwa baje bavuga ngo twakoraga ibintu tutazi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo Satani yinjira muri Yuda. Uzi cyabaye Yuda amaze kwinjirwa na Satani? Yagurishije Kristo. Amaje kumugurisha. Hano Bibiliya njya mbabwira nyine ngihanera agahinda. Ngo Yesu afata abigishwa be bajya gusenga. Barajyana hagati muze tujyane gusenga. Mujye mukunda gusenga. Amen. Nimujya mwumva ibihe byabakomeranye. Ntukite ku cyubahiro no gusa. Tugenda upfuka musenga Imana. Narazamuka umusozi nkuko byari bisanzwe. Ajya gusenga. Ariko ndashaka mwongere mukuru ino shusho. Uyu muntu ararengana. Kristo ari kurengana. Kristo ntabwo yigize agomera Imana. Arimo arahura n'ibihano by'atakoze. Amen. Ibintu ni mu byumva neza. Muraza kumva impamvu tubigisha ngo there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Muraza kumva agaciro iyo tuvuga ngo nta rubanza ruri kuba ri muri Kristo Yesu. Aragenda arasenga Getsemani. Bibiliya tubwira ngo uko yasengaga ngo icyuya cyiwe cyatonyangaga nk'amaraso kubera ko yari afite agahinda kenshi. Ariko reba ukuntu agiye kubambwa ku musaraba. Ariko reba ukuntu agiye kugurishwa n'uwo yagaburiye n'uwo yigishije, ariko akaba ari ugiye kumugurisha. Ariko reba ukuntu agiye kwambika ikamba y'amahwa. Ariko reba ukuntu bagiye kumukubita inshyi n'abagaragu. Yesu yakubiswe inshyi n'abagaragu. N'abatarasomye mwabonye iriya muvi ya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ariko reba ibyo bintu byose kandi yo ni Imana ishobora kuvuga ngo mwese mupfe bagapfa. Yabigaragaje igihe yabwiraga Petero ngo bikuko rwubate rwahirwe inkota. Kuko gukeka ko nabwiye papa ngo abamarayika bamanuke batwika abantu batabikora. Ko Eliya yabikoze ari umuntu se. Yesu byari kumunanira. Ariko ntabwo ari kubikora. Ari kwica diri. Ari kuba yishe diri yo kuducungura. Ari kuba yishe diri yo kuducungura. Aremera. Ahura n'ibyo bintu byose. Ariko icyamuteye agahinda cyane buriya ntabwo ari ikibazo cy'imisumari. Ikintu cyamubabaje ni ukuntu kuva isi yari we na papa we bari bameze gutya badatandukana. Ariko abona ishusho papa arimo aramuhunza amaso kubera ibyaha byanjye nawe. Abona igihe azaba ari ku musaraba Imana izareba hirya kubera ko Imana nireba icyaha. Icyo nicyo kintu cyamubabaje. Akumva uburyo ki ntacyo yakoze. Akareba uburyo ki Imana data papa we agiye kumukuraho amaso. Kristo ngarasenga asenga n'umubabaro mwinshi. Ndakiri gusenga ikimpamvu mbabwira ngo mujye musenga. Ngo marayika w'Imana ngaraza mwongerera iki? Imbaraga. Mu gusenga twongererwamo imbaraga. Imana nishimwe cyane. Biraba akimanuka Yuda araza aramusoma. Kandi ubwo yari yahaye isinye n'abaje ngo nsoma arabaruha. Yesu byose yari abizi ababwira ngo Yuda uragurisha umwana w'Imana mukangisha kumusoma. Ukora icyabazanye. Abwira batambyi bakora abwira ati ariko mukeka yuko atari cyo gihe kubera ko nahoraga iwanyu nahoraga mu nzu z'Imana n'undi ndikubwiriza ko mutari mwafashe. It's because this is the time. Nicyo gihe kugira ncungura abana b'abantu. Yesu baramutwara umuntu w'umugabo Imana kugira mu byumve cyane bamwambura imyenda ku karubanda. Nabushize ndababwira ngo biriya nibyo bihano yari akwiye.
kubera yari ari mu kigo cy'umunyabyaha. Umunyabyaha yarakwiriye biriya bihano. Niyo mpamvu rero Imana yanjyanye niya Yesu. Kanongere nivuge kino kintu. Birababaje ko ibihano byose Kristo yabifashe ku musaraba, hakaba hari abantu bari gupfa akakanya bakajya gufesinga ibihano. Ibaza ko gahinda gatera Imana. Niki nakuze? Ijambo ry'Imana rambwira ngo Imana ubwayo yarivugiye ngo the gold is mine, the diamond is mine. Ifeza, izahabu ndetse na diyama ni ibyanjye. Ariko ibyo byose ntabwo byari gucungura umwana w'umuntu. Kubera ko mu Baheburayo haravuga ngo there is no forgiveness without the blood shed. Ntabwo gucungurwa kwabaho cyangwa kubabarirwa hatabaye kumeneka kw'amaraso. Zahabu ni ariko gucungura. Niyo mpamvu njye babwira ngo ntukibaze ngo kuki udafite amafaranga. Ufite Kristo. Ifeza ni diyama ni icyambere banze uvuge ngo nakiriye Kristo. Igihenze yamaye naragifashe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Igihenze. Kubera ko diyama ntabwo yari kugucungura. Zahabu ntabwo yari kugucungura. Uretse umwana we gusa. Begotten, unique, aramutanga. Araza fesinga ibihano by'umunyabyaha. Niyo mpamvu njye babwira ngo niba hari ikintu cya mbere, iyo ndi kubwiriza ubutumwa ngiye kwaturiza abantu ngo bakire Kristo, niba ujya utekereza ukumva ko upfuye wajya kuzimu, gihita wakira Kristo, ntabwo wakijijwe. Amen. Kubera ko iyo wakijijwe ijuru ubu bizi kurigenda. I'm not lying to you. Kubera ko ikibica muravuga ngo nahuza akantu kanjyana mu muriro, kubera kutamenya valeur ya Kristo yakoze. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo bamukubitaga nitwe bakubitaga, twari turi muri we. Yesu nashimwe cyane. Buri ubwo bamuteraga imisumari namuhoza nari ndi kwitererwa muri we. Niyo mpamvu there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Why? Because they are already condemned. Babaye condemned muri Kristo. Amen. Na kindi gihano uzafesinga, kubera ko igihe Kristo yaziraga abanyabyaha wari urimo. Yesu nashimwe cyane. Ariko niba utaramwakira waza gufatirana. Ibaze nawe kugira Imana yemere gahunda zanjye zimwe zipfe kugira ino nyigisho nzi kwishyira muri rwigisha urukundo dukwiye gukundana gusa. Ariko Imana irambwira ngo aba bantu bose ubona hafi ya bose bararimbutse, kandi barimbuka igisabwa naragitanze. Kandi n'uyu munsi n'aka kanya gurikijwe ndabyumva, n'aka kanya turi kuvugana mu buzima hari abarimbutse. Just kuvuga ngo I receive you Christ as my savior. Ukizeza umutima ko Imana yamuzuye, ugahabwa ubugingo buhoraho. Abantu baracyapfa, bavuga ngo ibi ni ibintu by'abatekamutwe, babuze ibyo bakora. Niko babwiye Mose bakarinda bapfa, uwarebye inzoka akabaho. Amen. Yesu nashimwe cyane. Bene data kambabwiza ukuri, nyamunda kubabwira ngo ntabwo nzajya mu ijuru kubera nabwirije cyane. Sinzajya no mu ijuru kubera ko natangiye gukora Imana mu ndi mutoya, ngashyira mu bintu by'Imana, ngashaka gukora ibikorwa byinshi. Abantu muzi scan ukuntu ikora, they will just scan. Is there Christ in him? Yes, come in. He is not there. Yesu nashimwe cyane. Nyamunda mbabwira iki kintu nakibabwira ngo hari abantu bizera mu mirimo. Imirimo muri Kristo Yesu irakorwa kubera ko n'ubundi nicyo cyazanye Imana. Ushize narabibikishije. Icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Yesu nashimwe cyane. Ariko hari ikibanza. Amen. Hari ikibanza. Nkunda kubivuga buri gihe. Tugiye mu bizamini. Umuntu utarakoze registration azajya mu bizamini. Niba ari no kwiga akaba azajya mu kizamini. You are doing nothing. Kubera ko amanota yawe ntabwo uzayabona. You are not registered already. Mvuga nk'abantu ugasanga bariyizi. Hari umuntu ubizi ko ari umuririmbyi wa gospel, abizi ko ari umuminisita wa gospel, kandi muri w'indana abizi ko atarakira Kristo. Mbega ibintu bibabaje. Ni nko kujya mu ishuri ukabyuka amajoro ugakora amayitide utarakoze registration. Ntabwo uzagaragara muri system. Amen. First step ni ugukora registration y'ishuri. First step ni ukuvuga ngo Kristo uwo wapfuye kubw'ibyaha byanjye. Ako ibintu si bigize. Amen. Ibi bintu ntabwo mwa mubyumva. Kugira uzagera ku irembo ry'ijuru, Satani azi umuhoza yaribye, umuhoza yaratukanye, umuhoza yagize gute. Kristo atavuga ati umuhoza yaranyakiriye, namumeneye amaraso ku musaraba. Bitenenjira. Amen. Hari undi uzaza, njye nari imfura y'u Rwanda, nafashije abakene, nagize gute. Satani avuga ati oya, wowe uravuga ko wagize ibyo ngibyo, ariko ijambo riravuga ngo Adamu namutwaye ubutware, kandi icyaha cya Adamu kikuriho. Nubwo utibye, utasambanye, utakoze ibiki, mfite icyo murega Mana. Imana icekinge mu mazina y'abayakiriye. Itivuga ngo sinigeze mumenya. Agenda. Mwayibonye, it's not by just work. Mbere yuko ukora imirimo hari ikibanza.
kwakira Kristo. Amen. Kandi icyo nkundira Imana, aka kandi turi kuvuga n'abadukurikira online, iyo utakiriye Kristo, ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza buri kuvuga urabyumva. Nicyo kibabaje gituma abantu barimbuka kubera kutumva, akumva message rimwe, akumva message kabiri, akinangira kugeza roho yigiye ikuzimu. Ushize nabasobanuriye uburyo ki umuntu akwiye atakiriye Kristo ajye kuzimu. Abahara bari kuzimu. Naye bagenda bavuga ngo Kristo amaze gupfa byagenze gute? Yatwawe kuzimu kubera iki? Aho umunyabyaha atwarwa. Kubera ko Kristo yari afite ibyaha byacu, yagombaga kujya aho umunyabyaha ajya. Biriya ni ishusho ikwereka ko umuntu wese upfuye atakiriye Kristo, adafite Kristo nk'umukiza, yerekezwa ikuzimu. Ikuzimu hatandukanye n'iki? N'inyanja y'umuriro. Abantu bajya babyitiranya ko biratandukanye. Inyanja y'umuriro izatabwamo abantu igihe Kristo azagaruka. Ariko ubu abantu batizeye Kristo, mukomeze musengere n'imiryango yabo. I'm sorry to hear, I'm not here to shock you. Ariko niba batarakiriye Kristo bari kuzimu. Kuko biriya tubwira ngo Yesu atwara ikuzimu kubera ibyaha. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo Imana iramuzura. Haleluya. Ngo kandi ngo umwuka w'iyamuzuye ngo mugutuye muri twebwe abizeye Kristo. Why? Ngo kugira ngo twere gihamya ko natwe uwo mwuka uzatuzura. Imana nishimwe cyane. Tugiye gusenga. Yababwiye sinjya ndenze iminota 25 Imana ifashe singirenze kandi ntabwo nayirengeje. Message yari ngiyi. Imana natubwiye ngo dukundane. Reka muri Rwanda Burundi tubibe urukundo. Gukundana bigaragaza ko muzi Imana. Yesu nashimwe cyane. Nicyo kintu cya mbere kigaragaza ko abantu bazi Imana. Ni wavuga ngo uri umuminister wa gospel cyangwa se uri umukozi w'Imana, umuntu akaza ashonje, Bibiliya bitubwira ngo hari abantu baza bashonje. Umuntu akaza mu rugo ashonje, ati umukozi w'Imana wamfashije, umwana wanjye ameze gutya bagiye kuburara, anointing, Imana ikugirire neza, Imana ibahe ibiryo mu izina rya Yesu, frigo yanjye yuzuye ibyo kurya. Imana kureba bikavuga ngo muho, you are nothing. Kuko biravuga ngo muhereze icyo ashaka, ubundi mubwire ubutumwa. Yesu nashimwe cyane. Ikibabaje bikorwa n'abapastors. Sinzi ko mutarayibona, I'm not judging. Ikibazo bino bintu bigonga abapastors. Akaba afite ibintu byose. Wamusanga ukamubwira ngo umwana bagiye kumwirukana mu ishuri, kandi ameze neza ari kugenda muri Range Rover, abana be bari kwiga Canada, amafaranga nayo afite. Just to take a little man akishyura abana babo. Abwira ngo I pray for you. Let's go surprise. Imana iri kukureba ngo you are nothing, pastor. Kubera kudakunda ntago abazima. Ushobora kwibaza ngo muhoza dukwiye gukundana gute? Icyo kibazo simwakibaza, cyane cyane bashiki banje bashobora kwibaza se muhoza umuhungu iyo umukunze gutya itagira ngo wamukunze birenze. Kababwira ukunda Imana ishaka ko dukundana. Ndabizi ibingibi byose umwuka Imana yabitekereje akabimbwira. Kubera ko none abasore twitwate mubo batubwirije badukunde. Oya, hari urukundo Imana ivuga. Hari urukundo Imana ivuga rwose abantu batazaprofitira mu kavuyo. Abaroma 12:10. Abaroma 12:10. Umva urukundo Imana ishaka ko dukundana. Abasore bagenzi banjye. Abaroma 12:10. Amen. Amen. Abaroma 12:10. Aravuga ngo byo gukunda bene data mukundane rwose kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Amen. Imana ikumugisha. Reka se Bibiliya y'Icyongereza afite abantu bakoresha Igifaransa, mugiye musoma muri Bibiliya z'Igifaransa, Bibiliya z'Ikinyarwanda n'Ikirundi hari ukuntu zitakaza amagambo make make. Reka mbasomere iyi mfite mwumve. Romans 12:10 aravuga ngo love one another. Mwumve love Imana ishaka. Love one another with brotherly affection. Bracket kugira basobanuriye brotherly affection. As a member of one family, giving precedence and showing honor to one another, loving one another with brotherly affection as a member of one family. Urebe ukuntu ukunda bashiki bacu bafite basaza banyu, mbona ukuntu bakunda, niko Imana kubatikira gukunda n'abandi. Amen. Ndabizi mukunda abasaza banyu. Amen. Bintu ushaka kuvuga ngo muzi navuga n'ibishoboka, wabyawe n'Imana bishobora. Twabyize icyabyawe n'Imana cyose kinesha isi. Ahubwo niba wumva kibarutisha senga Imana kuko rukurimo. Nabwe Imana ibyara iki? Imana. Yesu nashimwe cyane. Imbuto y'urukundo iri muri wowe. Just muyireke expanding. Yesu nashimwe cyane. Ushobora gukunda uriya muvandimwe ko as your brother.
pe yakubwira ikibazo ugahangayika nk'uko umusaza yakikubwira. Hano muri Rwanda ubundi reka turukundane n'urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Ngo as one member. None ahantu umunsi aravuze ngo buri wese ashyira imbere mugenzi we. Precedence. Kamasana n'ino jambo precedence ryo bishatse kuvuga. Ngo giving precedence bishatse kuvuga iki? Ngo to treat someone as more important. To treat someone as more important. Reka buri wese ujye ubona ko mugenzi wawe w'agaciro. Nimukabikorera just ngoza ngo nuko ndi umuyobozi wanyu ngo munyubahe, ubaha mugenzi wawe. Muhe icyubahiro kuko Imana arakimuhaye. Amen. Igihe atangaga umwana wawe w'ikinege. Ntukabona umuntu uvuye ngo umusuzugure how he looks, how he wears, just give him a respect. Yesu nashimwe cyane. Ngo love him as your brother or as your sister. No bracket ndayikunda. Buriya bracket bishaka kugira tuve mu rujijo. Ngo as a member of one family. Nk'abantu b'umuryango umwe. Kwa kundi papa wawe na mama wawe bababyaye mugakunda, niko Imana ibategeka gukunda. Urwo rukundo bita agape. Sindi gusobanura iminota yagiye. Yesu nashimwe cyane. Urukundo rw'Imana. Ese koko nta muntu wanga? Wihane. Niba ufite umuntu wishyizemo, nta muntu ndamwanga. Kumana mu ijuru. Bararuka kandi kavugwa n'abakristo. Imana igitubabarira n'ukuri. Ngo nyimubona ko mitamwumva nazi. None se umuzizi iki? Oya njye amaraso ye ntajya akurana n'ayanjye. Uracyari mu by'amaraso. Twe ntabwo twabyaye n'amaraso, twabyaye n'umwuka. Imana nishimwe cyane. Hallelujah. Imana atubwiye ngo love one another, a love brotherly affection as a member of one family. Reka tubyubakire hano muri Rwanda mu Burundi. Amen. Nubona Joshua umukunde nka musaza wawe. Ubonye kandi ngo umwubahe. Respect. None mpamvu twubaha abantu. Ibi bintu biracyagoranye muri Afrika, tuzi ko ari iby'abakozi b'Imana cyangwa se nabwo twabona ko abakozi b'Imana bamwubashye cyane. Buriya bintu ngo ni biki? Nubwo tubaha umuntu kuri none Imana nitubwira abakozi b'Imana gusa. Ndavuga ngo nimura na Shalom nubwo ndi president w'Abanyarwanda n'Abarundi hano muri Refu ko bari gusenga hano. Ngiye mwubaha. Ngo mushyire imbere. Uzi impamvu? Ni ukubera ko buri gihe icyo bibye n'icyo bimbura. Niba hari ikintu njya nsaba Imana, ni ukugira umutima wo kumva. To hear. Kubera ko ndi umuvugabutumwa nkeneye kumva. Iyo ubibye kumva, usarura kumva. Iyo ubibye gukomera amashyi abandi, usarura gukora umurimo amashyi. Abantu benshi Mana wagize icyamamare, Mana wamaye abantu bakamenya, Mana wamaye washyigikiye, Mana narakoze ibintu sindi kumenyekana. Abandi nabo umuntu ukimona kuri twavuga ubutumwa iki kiravuga ibiki? Kayito sliding. Nawe bazajya babona ibyaho iki kiravuga ibiki sliding. Barajya gukomera abantu bashyira muri ringe naye baramurasi. Buri gihe namashyi. Nawe uzahaguruka ubure n'umugukomera amashyi. Kubera ko this life is about seeing and leaping. Urari ugasarura. Takadaruke tusenga Imana. Yanyishuriye yamenda yose yambabariye atumanerate nasaga nk'uwapfuye. Haleluya. Maze Yesu aramfura kandi ni unkomeza. Tugiye gusenga Imana. Uramutse uri hano ukaba utarakira Kristo ukaba wumvishe ubutumwa twumvishe, sindi bukubwire ngo uzihane imbere n'amama, ariko ijambo rirambwira ngo usizera wese ko Yesu ari umwami ngakabyatoza akanwa kakizeza umutima w'iko Imana yamuzuye ngo ngo azahabwa ubugingo buhoraho. Reka uvuge ngo Mwami Yesu nshishijwe bugufi, ndagusaba imbabazi z'ibyaha byanjye, ndagusaba ngo guhera uyu munsi Mwami umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Urakoze kunyakiriye mu rugo, urakoze kumpinduye umwana wawe, urakoze Mwami Yesu Kristo. Nawe udukurikira online wasubira abantu magambo, ushobora kuba uri gukurikirana inyigisho uri mu nzu yawe, ushobora kuba uri gukurikirana inyigisho uri mu muhanda, ariko ndagira ngo mbwire ngo Yesu yapfuye kubw'ibyaha byawe. Icyo usabwa ni ukwizera ko ari umwami, ukizera ko ari umwami, ukatuza akanwa kawe ko ari umwami,
ukizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye ukabarwaho gukiranuka. Yewe bajura ngo turimbutse wumvise iyi message, reka ngo Mwami Yesu nciye bugufi imbere yawe, ndagusabye imbabazi z'ibyaha byanjye, reka guhera uyu munsi umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Urakoze Mwami Yesu, congratulations, wakiriye ubugingo. Reka natwe abateranye dusenga Imana tuvuge ngo Mana, reka urukundo ruri muri twe ruduhe rugaragara, twirinde kwanga, duhe gukunda bagenzi bacu kandi duhe kubaha buri wese, tumuhe icyubahiro kuko nawe wakimuhaye. Mana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ikora, Imana y'ubugingo. Papa, ducishijwe bugufi imbere y'amaso yawe, ducishijwe bugufi imbere yo kubaho kwawe. Papa, ijambo ryawe ryatubwiye ngo ukunda zima, reka ubanze utubabarire niba hari abo twahanga mu mitima yacu, tubabarire Mwami. Guhera uyu munsi duhe gukunda umuntu tudashingiye ku kintu runaka, tudashingiye ku bwoko, tudashingiye ku ruhu rw'iyo, ahubwo tumukunde ko nawe wamukunze ugatanga umwana wawe w'ikinege. Papa, duciye bugufi Mwami, ijambo ryawe ryatubwiye ngo icyaha byawe n'Imana kinesha isi, icyaha byawe n'Imana kinesha amacakubiri, icyaha byawe n'Imana kinesha inzangano z'isi. Turinde kwanga, duhe gukunda Mwami. Ola basande kele mande ketele bosata mande kalabasika rababa ibosotoraba. Yesu warakoze kuza kudupfira, warakoze kutwita abana bawe, warakoze kuduha ubugingo buhoraho Mwami. Leko semande kele boshitaraba. Oh maleko soto kotila babandere. Turaguciriye bugufi Mwami w'abantu, komeza ushyirwe hejuru, cyubahiro, gukomera n'ubutware n'ibyawe. You are the Lord to be praised always. Twebwe turabagaragu b'imburamumaro, icyubahiro kizakomeza kiba icyaha, kandi Kristo warakoze kuduha Mwuka Wera utuma amagambo yawe yumvikana. Thank you Lord Jesus. Amen. God bless you so much.